ifiteho haleluya ifiteho ububasha kandi imurinze amanywa nijoro, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo amakuba ari byinshi, nubwo ibigerageza ari byinshi, ariko birakwiye ko iyera yo mu gihugu cyo mu ijuru irinda umukiranutsi kuva ku wa mbere kugera ku wa kabiri, hanyuma bikazamuka kugera ku wa gatatu, ndetse ku cyumweru bikarenga, ukwezi kukageramo, bigafata umwaka, izina rye rigahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Mukiranutsi ni umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Mukiranutsi ni umuntu Imana ireba ari mu gihugu, hanyuma Imana ikamwitegereza ikamwishimira. Umukiranutsi ni umuntu warinze ibyo kwizerwa. Umukiranutsi ni umuntu ugaragaza icyubahiro cy'Imana mu myicarire, mu mivugire, mu myitwarire, cyangwa se rimwe na rimwe mu butumwa Imana imuhaye,